nubona uririmba indirimbo waba umuhanzi w'isi n'abandi babyishatsemo kuririmba bikanga, ariko si cyo uhembye Imana ni iki? Si ukwamaza utwana twa rubanda udusambana natwo, si uko wahangayikishije ababyeyi ntigezaho kwicuza ako kaguru kinisha umupira abandi ntiyacitse bari bafite ubushobozi bwo kukurusha no gukina. None se Imana siyo yashyize amahirwe ku buzima bwawe? Ufite inyenyeri, mwibuke izo nyenyeri ko ari udutambaro twakozwe n'abana b'abantu, ntabwo ari Imana yadukoze. Genda gake ziba igikangisho cyo gukora ibyaha no gukora mu jisho ry'Imana. Koko uri umusirikare ufite amanyenyeri, umugore wawe ahangayika yicuza icyatumye agushaka, ushobore kurinda igihugu ariko kurinda urugo rwawe bikunanire. Koko ubyare hirya no hino, umugore wawe umuhangayikisha yicuza icyatumye agushaka. Yemwe nimudukize. Ikintu Imana yari ikwiriye kubakorera ni ikihe? Ni igiti. Yaguhaye ubutunzi, yaguhaye amazu n'amayetaje, ariko urasaminda ukajya kuyikuramo ngo wasamye utabishaka. Abana babamariye muri tuwarete no mu masashi yitwa Prudence. Harya ubutaka buzarumbuka gute ari mwe muri kubwuzuzaho ibizira bwuzuyeho intanga? Abana baririra mu matuwarete mwabamaze mubica. Wa musore we nuyubaka urugo, ariko umukobwa akubwira ngo narasamye, ugahita ushaka amafaranga ukajya kuyikuzamo. Harya ejo nushaka umugore akabingumbara, aho ntuzifuza abana wishe birgukuramo inda. None kuri kuzikuramo ejo nushaka umugabo, ntuzifuza abana watsindagiye muri wese. Uretse ko iyaba wari ubizi ukabimenya, uzi igihe umaze ariko ntuzi iminsi usigaje. Ese imbere y'Umuremyi abo bana ushyira mu matuwarete uzisobanura ngo iki? Nimudukize njye n'urusabibu rwanjye. Bakristo bene data mwabagabo Imana yashyingiye, kabaha abagore mwana ricaguriye mugahitamo abo mushaka, ukemera kuzamukunda ukamuguyaguye. Ni gute uca inyuma y'uwo mwashakanye? Kabiri, umugore wawe uzi ko aheruka ijambo ryiza ukimurambagiza ngo ni akazuba ko mu museso, wowe ngo ni amazi yo kwiteka. Utwo tugamba duheruka kiri iwabo, ariko akigera iwawe ikibabaje yahindutse umukozi wo mu rugo. Kandi umwana wa rubanda muhuye umuhobera, nyegera neza, nyegereza ayo mabere ariko nkugurira amavuta nikoye kuki ubaye ruhaye. Harya ayo mavuta yenze ugurira abana ba rubanda uyaguriye umugore wawe, ntago we yahumura, ntago yahinduka uwo kwifuzwa. Nkugurire telefone, hari ibintu bintangaza rigenda mu materaniro gasanga abana b'abakobwa bafite amatelefone ahenze, mu gihe abahungu usanga bafite udutelefone twa feke, kandi abahungu barakora ariko abakobwa ntibakora. Mu makorari kadata ayo matelefone. Ikindi kantu nakuboneye, hari abakristo ujya kora kuri telefone zabo, wayikora akayigurira nk'igisiga, naho ni ibiteye isoni birimo. WhatsApp ntiwarunguruka kubera ibintu birimo. Eske inkuru igukubise cyangwa urupfu rukaza ugira ngo wazamuka ikirere wajya mu ijuru niyo telefone? Niba telefone yawe yuzuye ibikoza soni, utabyereka abantu ugira ngo wabizamukana mu ijuru. Nimudukize. Ikintu nari nkwiriye, Imana yaduhurije hamwe ituzana mu nsengero dutandukanye, twabatijwe mu mazi amwe. Imana itanze umwuka wera ntigira uwihereza uw'abahutu, nta mwuka wera w'abatutsi, nta mwuka wera w'abatwa, nta mwuka wera w'abarundi cyangwa abakongomani. Twese duha umwuka umwe kuko tudata ari umwe. Ariko aya moko ava he? Y'Abagande n'Abanyarwanda. Aya moko ava he? Y'Abanyafurika. Amoko ava he? Y'Abazungu n'Abirabura. Kuwatubumbye uwaturemye ari umwe. Imana yaremye Adamu na Eva, nyuma itongeye kurema abandi bantu. None kuki twuzuye ubugome n'inzangano? Mbere ya byose turagushimye Mwami w'iteka, duhimbaje izina ryawe ryera ry'icyubahiro. Ni wowe ukomeye mu isi ndetse no mu ijoro, izina ryawe ni iryera. Uri Imana yo kwizerwa mu mahanga yose yo mu isi, uri Imana yo kubahwa n'ibyaremwe byose. Ndagushimiye Mwami Yesu
niwe wigishije intumwa zawe gusenga, urababwira ngo nibasenga bajye bavuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Mana uri mu ijuru, ntabwo uri hano mu isi, utetse ijabiro, uri mu ijuru. Ibyiyita Imana bibarizwa hano byose ku isi. Ibyo twumva ngo za Eliminata, Roza Kuruwa n'ubufarumaso, za Ryangombe na Nyabingi n'ibindi byose tujya twumva by'ibigirwamana, ibyo byose biboneka hano mu isi. Nta na kimwe gituye byibuze no mu nyenyeri zo mu ijuru. Ibyo byose biri hano. Ariko wowe Uwera wa Isiraheli, izina ryawe ryubahwe n'abami n'abakomangoma, ryubahwe n'abakomeye n'aboroheje. Izina ryawe ryubahwe. Icyo ushaka kibe mu Rwanda, kibe muri Afurika, izina ryawe ryubahwe. Ndagushimiye ngewe wambaye kubura no gupfa, ko wemeye ko nongera kuvuga izina ryawe ryera. Urakoze Yesu, umwana w'intama w'Imana, kubw'ubu butumwa ugiye gutambutsa mu matwi ya benshi y'abatuye isi. Unyemerere mbi impanda, wowe wivugire, mbakanwa kawe ube igikoresho. Yesu Kristo, mbi igikoresho weho, ndakubera akanwa, wowe wivugire. Urakoze Kristo Yesu, kugiye kubana nanjye. Komeza utegeke kandi uganze, cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe, Yesu nashimwe cyane. Nanone nongeye kugaruka, ni Riziki Chantal. Ndi umukobwa ushima Imana, kubw'ibyo ndakora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Kubw'ibyo rero nabateguriye ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 12. Ariko mbere ko turyinjiramo, wenda bamwe ndabizi muri kwareba, abari kunyumva, ndasuhuza bene data bari muri bihugu bya Afurika, Burundi, Kongo, Uganda ndetse na Zambia, mwacoma bwanje. Muraho yemwe, ndabasoje cyane. N'ahandi Amerika, muraho neza bene data, abakunzi ba Yesu, ndetse ni Burayi na Aziya, muraho. Yesu Kristo umwami wacu nashimwe cyane, ndabishimiye kubw'ibyo. Reka turebe rya jambo ibice 8 tabo cy'Abaroma. Paulo, urwandiko Paulo ni umwandikiye Abaroma, gice cya 8 umurongo wa 12, haragira hati: nuko rero bene data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Amen. Paulo hano aravuga ngo nuko rero bene data, turi mu mwenda. Ijambo umwenda, ideni, rirahangayikisha. Ahangaha nabasha kuvuga ko ijambo umwenda, ideni, iyo uhuye n'umuntu ubereye mu mwenda, bigutera guhindura inzira. Kuri bamwe, iyo udafite ubwishyu, byagutera gukikira ugaca kure, kandi wari ufite urugendo rw'inzira ya bugufi, ariko ibyo byagutera kujya guca kure, byagutera gusubira inyuma kugira ngo wamwishyuza atakwishyuza. Niba ari ikintu kibuza amahoro ku bantu bagize ikibazo cy'amadeni nk'aya banke, bakavuga ngo tuzaza n'urugero, bakakwandikira bakubwira ko bazaza guteza ibyawe kuko wabuze ubwishyu. Ndahamya ko muri iyo minsi nta biryo byiza byakuryohera, nta modoka wagendamo uzi ko bazaza guteza ibyawe ngo wumve umunyenga. Umva, wenda niba ari no mu rubyiruko, yaba baki, nta nkumi nziza yagusekera uzi ko ejo bazaza, cyangwa umugore niba uri umugabo ngo agusekere cyangwa azunguze amabuno bigufate, uzi neza ko ejo bazaza guteza ibyawe. Nta matera, nta hantu waryama ngo wumve usinziriye, kandi uzi neza ko ejo ibyawe bizatezwa.
niba ari ikintu gihangayikisha, ideni ribamo. Ideni ryatuma ugenda wivugisha, ideni ryatuma ucika igihugu kubera umwenda. Nuko ahangaha Pawulo arandika ngo nuko rero bene data, turi mu mwenda. Wakwibaza ngo ideni ifitiye Imana ni irihe? Si uwa kamere y'iyi mibiri. Ideni riri hano hejuru kwa data wa twese. Mfite arihe deni? Kabandi yabahaye ingo, kabandi yabahaye amadiplome bize bakarangiza, ikabaha akazi, kabaha amamodoka, kabaha ibishoro bagacuruza bagakomera, wowe ukaba ukennye. Ideni ifitiye Imana ni irihe? Niryo tugiye kureba. Si uwa kamere y'imibiri yacu ku buryo twakurikiza iby'iyi mibiri. Ni ukuri ahangaha nuko Pawulo yari yavuze ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'imibiri muzapfa. Gukurikiza kamere muntu, iby'umubiri ushaka, iby'umubiri urarikira. Inshuro nyinshi iby'umubiri urarikira bari icyaha. Bikunze kuba bihabanye cyane n'iby'umwuka ashaka. Ariko nanone yavuze ngo nidukurikiza ibya kamere y'umubiri, nitwite kuri rya deni ryo mu ijuru, no gupfa tuzapfa, tuzibagirana. Ntago tuziruko. Ideni nta rindi. Banza wibaze icyambere, mwene data, kuba udasara abandi bagasara, we watanze iki? Umwuka usarisha abandi ugira ngo Satana yobe wahana urara aho ushyira umusaya? Ese ugira ngo nukuri ufite ibigango? Reka da, ndakuraye nubwo wowe uterura ibyuma wakwiruka. Uburanga ntibwakubuza gutoragura amasashi, ntibwakubuza gukubura imihanda cyangwa amayira y'abantu, ntibwakubuza, yewe amashuri ntiyakubuza ubwenge bwinshi, ntibwakubuza gusara kandi warize. Banza wibaza impamvu udasara kandi abandi basara bigakunda. Kabiri, uragenda mu nzira, imodoka zigucaho, amamoto, amagare, yewe no mu ndege. Kandi tujya twumva zimwe indege zikora impanuka no mu nyanja zikagwamo. Kuki wehe Imana ihakurindira? Mu mato nta sandara urimo. Imana ntiyemere ko impanuka ziba uri mu modoka, kuri moto, ngo ucike amaguru ku magare, cyangwa se uri no mu nzira ngo izikwahuranye. Wenda ntinakwice, ariko ujye ugenda ukambakamba. Ikurinda ibyo, abandi kemera ko bibaho. Harya Imana iragutinya. Nuko ufite ibizigira, nuko wateruye ibyuma, Imana wayitera ubwoba. Niki Imana ikurinda igucike? Haraho Pawulo yabwiye Tito, aravuga ngo icyatumye ngusiga Ikereto kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganije. Mwene data, muribuka 94 abantu bapfuye nk'abanyarwanda. Ese bene data b'i Burundi, ibyabaye i Burundi byo murabyibagiwe? Nta bapfuye bazira amazuru. Ese bibera Kongo, nta bakongomani bari kuhasiga ubuzima? Ese wewe ukiri muzima ugihumeka umwuka w'abazima, bombe cyangwa gerenade ntikugweho? Ni ukuri nkwibazirize, niki wahaye Imana? N'ubwenge bwisho ufite kuko uzi kwirinda? Banza wibaze ngo Imana ikurinda igucike. Icyatumye ikurinda ni igiki? Turi mu mwenda. Ese ko waravutse ufite amajisho abiri yombi, abandi bavuka nta na rimwe rireba, ubona waratanze iki mu ijuru? Ariko buri uzuhuye n'impumyi ukayibaza ngo niki wasaba Imana ikakiguha? Iramutse ihuye n'Imana kwanza ikayibwira ngo saba icyo ushaka, niba ari impumyi y'umugabo cyangwa umusore, kayibwira ati icyo usaba cyose ndakiguha. Cyambere ntugire ngo impumyi yasaba wenda babakobwa beza b'ibizungerezi, kuko ibyo ntabwo biri kubireba. Ntiyasaba amayetaje, ntiyasaba amamodoka. Impumyi yabwira Imana ngo mpiga ishoro cyo kureba byonyine gusa biraba bihagije. Kubwagira avuga ati naho wahumura ijisho rimwe, wa Mana we, wenda nzagukorera kugeza mpfuye. Impumyi mugihe wawe yatonze amajisho abiri, ariko ukabura urukoza soni mu maso y'Imana, utazi n'agaciro kayo, mu gihe abandi bayabuze, abatagira amaguru bakambakamba. Turi mu mwenda. Zirikana ibyo byose, ibyo unyuramo byose, Imana ikahakurindira.
mwa bagore mwe muribuka ku gise kigufata cyakubita ati ugajinyika ugajinyiriza ugashinga iryinyo ku rindi uri guhiga uri kubeshya Imana karekane ati ntunkize irya none cyakubita igise ati wikiriza nawe utazi nuwagutera icyuma icyo gihe ntiwapfa kucyumva kubera igise kuko uri mu mubabaro w'indengakamere. uribuka amagambo wivugishaga wemerera Imana n'ibyo udashoboye? ese Imana imaze kuguha umwana n'iki wayituye? turi mu mwenda si uwa kamere y'iyi mibiri. reka da, Imana imaze kukurengera harya urakinisha gusubira kwa muganga ngo byibuze ujya gusura abagore babyaye babuze nubageraho? uzi ko wabyaye bakakuzanira ibitoki, amasomba, bakazana amanyama. harimo abagore babyara rwose akajya avuga ati oya igikoma hoya kiri kuntera ikirungurira mwigizeyo disiwe icyo kiri kugutera ikirungura. wari uzi ko hariho abandi bari kugisabira ku mavi bari kuvuga ngo uramutse umbaye agakoma si ibyo nzagukorera? uzi ko ari abagore bumanye n'impinja kwa muganga. ese ujya utekereza kuhasubira ngo ujya kureba bari mu kaga babyaye babuze aho baterurira akana? ese kuba wowe warabonye abagutabara ni uko uzi ubwenge bwinshi. yewe harya wanyu wari kubyara imiryango yose ikakwanga, n'uwo mwabyaranye akaguta kandi ukabura icyerekezo ukabura n'akazi. si Imana yaguciriye inzira? ese umaze iki? hagati aho urupfu ruje wahinguka imbere y'Imana uvuga ko kuri iyi si wamaze iki? turi mu mwenda. reka turebe icyo umuhanuzi Yesaya nawe yavuze kuri rideni. cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5 ku murongo wa mbere. Yesaya nawe arahanura ati reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira rurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize n'ikihe? ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? mwakire neza ijambo ry'Imana. wenda nubwo ndakomeje kuri 5, umugambi w'Imana, intego yari ifite kuri urwo ruzabibu, ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. ahangaha bice 5 umutwe w'amagambo biravuga ngo Imana ishinja abayuda, Imana ishinja abakristo ubuhemu, ishinja abarokora ubuhemu, nibashake baba ari Burayi cyangwa Amerika, ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. ngo umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. ndagira ngo mbabwire ko imisozi yose atari kwirumbuka, hari imisozi itarumbuka arahatera. ariko ahangaha Imana iravuze ngo umukunzi wanjye yari afite insina y'umuzabibu ku musozi urumbuka. ngo nuko iyo sina ahangaha ngo ararutabirira arurimburamo amabuye. bene data, hari imisozi itera we, hari ahantu ugera ku butaka ugasanga n'agasi, hari aho bafumbira bikanga, byagera nyuma bakatera amashyamba kuko babona nta maburaburizo y'imyaka, hari ubutaka butera. ariko Imana iravuga ngo umukunzi wanjye yari afite insina y'umuzabibu, ayishyira ku musozi urumbuka, arayitabirira. icyambere aratabira, azana abavuga butumwa, azana abahanuza, azana abanyamasengesho, azana abapasiteri, azana abashumba, aratabira kuko iri mu murima urumbuka. burya ya makorari yakunyuze imbere aririmba, Imana yaratabiraga.
ba bandi bose bakunyuza imbere bakuyanisha ibyaha ngo arimburamo amabuye. Hari amabuye yari akuriho benshi murabyibuka, arimburamo amabuye ya bya bikabyo, amaherena, rouge à lèvres, ibyo byose byo kwepa ingoye, ibisuko, arimburamo amabuye, ararimbura. Hari ibintu abarokore ndabyibuka muri iki gihugu cyacu, mutahangaraga kwinjirana hera h'Imana mubifite, mudasiga inzara amarangi, murwanyiriza kuguma uko mwahamagawe, uko Imana yabaremye, kuko muri ishusho, muri ubwiza bw'Imana. Ariko umwanzi araza akajya abateraho amabuye, abahindanya uko Imana itabaremye, nuko arurimburamo amabuye. Uwo murima aratabirira, arurimburamo amabuye, ateramo insina y'umuzabibu ngo y'ubwoko bwiza cyane. Bene data, Imana iguha agakiza, yari yabonye uri ubwoko bwiza, kandi yagufashe mu muryango wenda bene wanyu batakwemera, imiryango itakuzi, ariko ikwitegereje uri no mu buraya, Imana yitegereje uri umusinzi, ibona wava mu bwoko bwiza. Imana ikwitegereje uri umusambanyi, Imana ikwitegereje uri umutinganyi, ibona wayivira mu bwoko bwiza, wakwera. Nuko Imana irangije ngiyizana muri wa murima urumbuka. Nuko ubwo rero arangije ngo arwubakamo inzu y'amatafari ndende. Inzu y'amatafari ndende nicyo bita gusumbishwa abandi. Nakunze kubibona ari amadini menshi, ariko navuga ngo sinjya mbona abantu babwirana urugero, si ugusebanya kandi muzabyitegereze hano iwacu. Sinde umva abantu babwira abasilamu bagiye gusenga ngo mudusengere, reka nagiye kubona nkabona kera twajyaga ikibeho ntago abantu batubwiraga ngo tubasengere. Ariko mu rwego rwa kirokore, iyo twagiye gusenga habe n'abasinzi baratubwira ngo mudusengere. Se mwibutse kudusengera kubera iki? 80% bafite amakuru ko twebwe duhura n'Imana 100% ku mpamvu z'umwuka wera, ko Imana ivugana natwe. Niyo mpamvu bizera n'amase kubera yadushyizeho inzu y'amatafari ndende. Ikindi korari basha kuva Cyangugu ikaza Kigali, yajya ni Burundi, yajya na Amerika, yajya ivuye mu Rwanda, kubera ko ari inzu y'amatafari ndende ikakirwa. N'abahageze bakavuga ati dore abantu b'Imana, yubakamo inzu y'amatafari ndende, aho tugeze tabakozi b'Imana baje. Nuko irangije ahangaha yavuze ngo acukura mu rwina. Icyari gisigaye Imana imaze kubazana mu buturo bwera, ibakuye mu buraya, mu kwiba, mu gutobora amazu y'abandi, irangije yewe nta kitakoze, irabakarabya, ibakiza kunywa ibiyobyabwenge, ibakiza ibyo byose. Irangije icukura urwina, yarucukuye ivuga ngo ngiye kubona ibitoki nzabure naho mbishyira, n'insina y'umuzabibu. Yari izi neza ko abo yarangije guha inshingano z'ubwarimu, ubupasiteri n'ubushumba, abo yahaye ubuvuga butumwa, abo yahaye impano z'ubuhanuzi no gusengera abarwayi, igiye kubona ibitoke kazabura ibikwiza icyo bita imbuto. Ariko igiye gutungurwa uko inyarukiye mu rutoki igasanga ni ibikoma gusa, ni ukuririmba gusa, ni amasengesho yonyine atagira imirimo. Yanyaruka yajya kureba igasanga ni ukuri, ni ubuhanzi gusa. Abantu bari kwiyemera, bari kubeshya ko ari bo bakomeye. Nari n'abavuga ngo naraguhanuriye. We wamenya ubuzima bw'umuntu umva ko uri umuhanuzi, ngo none ngo ibyo naguhanuriye ngo byarasohoye, ngo kuki ngo utibuka kuzana ituro. Yewe na Yesu wahagurutsaga ibirema, ntago yabwiraga bya birema ngo nimuzane ituro. Nuko ntago Yesu yajyaga ahumura impumyi ngo narangiza abahumishije ajye kubifuzamo, kandi ari umwana w'Imana. Kandi iyo bavuze ngo muzane ituro twitwaza ko turihaye Imana. Nuko arangije yatunguwe no kubona byera indibu za nsina. Ahangaha Imana iravuga ngo yemwe baturage b'i Yerusalemu nimudukize. Imana itanze abagabo, ikintu yari kwiriye gukorera
urutoki rwayo yibagiwe ni igiki? Ko bamwe yabafashe muri ababoyi, abandi muri abayaya. Bamwe ndabizi mwagiye mu migi ikabagirira neza, bamwe 94 yabatoraguyemo urudupfubyi ibasubiza mu mashuri muriga murarangiza, abandi rabashyingira, bamwe bajyana mu mahanga za Amerika mujya guturayo, ibi bihugu bya Afurika muragenda, Imana ibaha imibereho, ariko yemwe ari mwaragiranye amasezerano yuko muzayikorera kugeza mupfuye. Ariko dore ikibazo, Imana iri kubaza ngo nimudukize. Nyuma y'iyo neza yose yo kubaha no kubyara no guheka, abandi barabuza abana, abandi bararwaye baraheze mu buriri imyaka myinshi, irabuze ngo nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari ngwiriye kubakorera ni iki? Ku buryo mwagera i Buraya mukankoza isoni, mwaravuye inaha mu Rwanda muri aba Pentecote mutadefiriza za mwuzura umwuka wera, ariko mwagera muri Amerika umwuka wera gahita azimira. Nimudukize. Ikintu nari ngwiriye kubakorera naba naribagiwe ni ikihe? Cyatumye mbajyana mu ministeri kugira ngo mugire umumaro, nkabajyana mu bigo bya rero imfubyi ahubwo mukarya imitungo yabo, bajyana mu mwiko z'ubucamanza ahubwo mukarya ruswa, mukarenganya abapfakazi, mukarenganya indushyi. Ni iki nari ngwiriye gukora ntabakoreye? Yemwe ni iki naba naribagiwe? Nkabashyira mu buyobozi no mu nteko z'ubuyobozi, no mu buminisitiri mukahagera kandi mwahabahanya, ariko ikintu nari ngwiriye kubakorera nibagiwe ni igiki? Aho nubona uririmba indirimbo waba umuhanzi w'isi, n'abandi babyishatsemo kuririmba bikanga, ariko si cyo uhembye Imana ni iki? Si uko amaze utwana twa rubanda udusambana natwo, si uko wahangayikishije ababyeyi ntigezaho kwicuza. Yewe koko gukina umupira ntababigerageje bikanga, ako kaguru kinisha umupira abandi ntiyacitse, bari bafite ubushobozi bwo kukurusha no gukina. None se Imana se yashyize amahirwe ku buzima bwawe? None se nk'umukinnyi w'umupira iyaremye ijuru n'isugira ngo ntabwo uri umuntu w'Imana? Ntabwo mbwira abantu basenga gusa, ahubwo ndabwira abatuye isi mwese, yaba abaportisiye, yaba abasirikare, majoro, ba generali, abakoroneri, abakapiteni, bande bose bafite inyenyeri. Mwibuke izo nyenyeri ko ari udutambaro twakozwe n'abana b'abantu, ntabwo ari Imana yadukoze. Genda gake ziba igikangisho cyo gukora ibyaha no gukora mu jisho ry'Imana. Koko buri umusirikare ufite amanyenyeri, umugore wawe ahangayika yicuza icyatumye agushaka, ushobore kurinda igihugu ariko kurinda urugo rwawe bikunanire? Koko ubyare hirya no hino, umugore wawe umuhangayikisha yicuza icyatumye agushaka? Yemwe nimudukize. Ikintu Imana yari ikwiriye kubakorera ni ikihe? Ni igiki? Yaguhaye ubutunzi, yaguhaye amazu n'amayetaje, ariko urasaminda ukajya kuyikuramo ngo wasamye utabishaka. Abana babamariye muri tuwarete no mu masashi yitwa Prudence. Harya ubutaka buzarumbuka gute ari mwe muri kubwuzuzaho ibizira, bwuzuyeho intanga? Abana baririra mu matuwarete mwabamaze mubica. Wa musore we nuyubaka urugo, ariko umukobwa akubwira ngo narasamye, ugahita ushaka amafaranga ukajya kuyikuzamo. Harya ejo nushaka umugore akabingumbara, aho ntuzifuza abana wishe birgukuramo inda. None kuri kuzikuramo ejo nushaka umugabo, ntuzifuza abana watsindagiye muri wese. Uretse ko iyaba wari ubizi ukabimenya, uzigihe umaze ariko ntuzi imisi usigaje. Ese imbere y'Umuremyi abo bana ushyira mu matuwarete uzisobanura ngo iki? Nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye. Bakristo bene data mwabagabo Imana yashyingiye, kabaha abagore mwana ricaguriye, mugahitamo abo mushaka, ukemera kuzamukunda ukamuguyaguye. Ni gute uca inyuma y'uwo mwashakanye? Kabiri, umugore wawe uzi ko aheruka ijambo ryiza ukimurambagiza ngo nakazuba ko mu museso,
wowe ngo ni amazi yo kwiteka. utwo tugamba duheruka kiri iwabo, ariko akigera iwawe ikibabaje yahindutse umukozi wo mu rugo, kandi umwana wa rubanda muhuye umuhobera, nyegera neza, nyegereza ayo mabere ariko nkugurira amavuta nikoye kuki ubaye ruhaye. harya ayo mavuta yenze ugurira abana ba rubanda uyaguriye umugore wawe, ntabwo we yahumura, ntabwo yahinduka uwo kwifuzwa. nkugurire telefone, hari ibintu bintangaza rigenda mu materaniro gasanga abana b'abakobwa bafite amatelefone ahenze, mu gihe abahungu usanga bafite udutelefone twa feke, kandi abahungu barakora ariko abakobwa ntibakora. mu makorari kadata ayo matelefone. ikindi kantu nakuboneye, hari abakristo ujya ukora kuri telefone zabo, wayikora akayigurira nk'igisiga, naho ni ibiteye isoni birimo. WhatsApp ntiwarunguruka kubera ibintu birimo. eske inkuru igukubise cyangwa urupfu rukaza ugira ngo wazamuka ikirere wajya mu ijuru n'iyo telefone? niba telefone yawe yuzuye ibikozasoni utabyereka abantu ugira ngo wabizamukana mu ijuru? nimudukize ikintu nari nkwiriye. Imana duhurije hamwe ituzana mu nsengero dutandukanye, twabatijwe mu mazi amwe. Imana itanze umwuka wera ntigira uwihereza uw'abahutu, nta mwuka wera w'abatutsi, nta mwuka wera w'abatwa, nta mwuka wera w'abarundi cyangwa abakongomani. twese duha umwuka umwe kuko tudata ari umwe. ariko aya moko ava he? y'abagande n'abanyarwanda. aya moko ava he? y'abanyafurika. amoko ava he? y'abazungu n'abirabura. kuwatubumbye uwaturemye ari umwe. Imana yaremye Adamu na Eva, nyuma itongeye kurema abandi bantu. none kuki twuzuye ubugome n'inzangano? hepfo ku murongo wa 5 hepfo havuze ngo ngiye gukuraho uruzitiro. bakristo bene data, maze iminsi mbwira n'abapasiteri, ariko ndabwira n'abagabo n'abagore, za ruhaya na ruhayakazi, inyagazi, ndabwira abakristo bamenye Imana bakabatizwa bakavuga ngo nemeye kuba umukristo. muri kwanga mukajya mu bapfumu kubarara ibigirwamana, Imana yarabarengeye mukabona kujyana mu bapfumu. ni ukuri ijambo riravuze ngo ni ukuri nimudukize. ikintu nari mwere gukora urutoki rwanjye nasize nikiye niki Imana yabaribagiwe ku buzima. kuri kuryamye mu nzu kutari umusazi, ko ufite ingingo zose zikaba ziri ari nzima. abandi basaziye mu bitaro, abandi baraheze mu nzu z'imbohe, abandi basaziye mu magereza. none wowe ukaba uri kwidegembya, urumva umaze iki? tugiye gusenga. uwumva hari icyo bimufasheho ace bugufi dusenga Imana. uwumva ntacyo yamaze ari mu mwenda abereyemo Imana ideni, ace bugufi dusaba Imana imbabazi. yego ndagushimye Imana y'abasogokuruza bacu Aburahamu na Isaka na Yakobo. ni wowe wera gusa, ni nawe uzaca imanza z'abari mu isi. ni wowe uteye ubwoba, nukorera bemeye guca bugufi hirya no hino. ndakwinginze ngo amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo abanyureho, ubakureho urubanza rwose rwabaregaga, kugira ngo utavaho ubakuraho uruzitiro bakanyukwanyukwa, kugira ngo data mwiza uburakari bwawe butabakongeza bakazarimbuka. ubwo uzagaruka bagahabwa ibihembo byo kujyanwa mu rutazima. ndakwinginze ngo ubakureho ibyaha byose byitwa kwibagirwa bikabatera gusambana, kwica, nukuri, amoko, amacakubiri, ubujura, ibyo byose ubibababarire, utabara ubugingo bwabo, wiyerekane nk'umunyembaraga, wigaragaze mu ruhande rwa buri wese, uramira ubugingo bwe. urakoze ko byumvishije, urakoze kubejeje Mana data nyirisi n'ijuru, baje bakugarukiye nka wa mwana w'ikirara, unyemerera ubakize ubuco rubaha ikanzu yera mu izina rya Yesu Kristo. bongere baba abana mu rugo, bahabwa isezerano, ariyo mpeta y'isezerano y'uko babaye abana mu rugo isaha n'isaha bakuwe mu mubiri, batabarwaho urubanza. ni mu izina rya Yesu, amen.